ishyano ricitse umurizo. Hari itariki 10 z'ukwezi kwa 9 haburaga iminsi 6 kugira ngo P Diddy afungwe. Hano ndakubwiye ngo 50 Cent akoze amahano. Urebe ibintu akoze. Habura iminsi 6 ngo Sean Combs afungwe ariwe P Diddy. I'm somebody that'll work with us that has dealt in the dirtiest of dirty business. Dore video y'ibanga yamaze gusohoka. Iyi video uraza kuyibona. Iyi ni video 50 Cent asohoye, yayisohoye kuri documentaire. Iyi video irasohotse mu ibanga rikomeye cyane, igiye hanze. Ni video yafashwe mu ibanga ya P Diddy ari kuvugana n'abavoka be, ababwira ati cyangwa se abanyamategeko be, ababwira ati tugomba gushaka abantu b'abavoka baburanye za manza z'abagizi ba nabi bakomeye, mbega babavoka basanzwe baburanira abanyabyaha bakomeye cyane bakabahanaguraho ibyaha kandi byari bibariho. Atabo nibo bavoka nshaka muri kano kanya. Iyi ni video imwe muzo muri buze kubona zibanga. Ubundi ngira ngo urabizi ko video iri hagati yawe na voka, ibyo mupanga vuko ushobora kumubwira ati nafashe ku ngufu nagize gutya, ariko ugenda mu rukiko ngira umwere. Kiba ari ikiganiro cyawe nawe kibanga. Ibyo P Diddy yaganiriye n'abanyamategeko be rero byibanga, we 50 Cent yabishyize hanze muri documentaire isohotse nona. Puff Daddy, ibyo kwita Puff Daddy, webe Diddy, kwita Diddy, Sean Combs, kwita Sean Combs yiswe n'ababyeyi. Webe wamenyemo amafaranga uramubona ariko ni Curtis Jackson 50 Cent. Ayo mazina yose ngo uyu mugabo P Diddy yagendaga yiyita kwabaga ari nko kongera kuvuka bwa kabiri. Webe cyase kuzuka. Uko kuntu ngo P Diddy yahinduraga amazina menshi, ubu yarasigaye yita ngo ni Love or attached to really bad deeds. Atayo mazina yose yayahinduraga kuko yabaga afite ahuriye n'ibikorwa bibi yabaga amaze gukora. Uyu mugabo yatangiye yita ngo ni Puff Daddy, amaze gukora ibikorwa bibi cyane nagiye mbibanyuramo mu bihe byagiye bishira. Amaze gukora ibikorwa bibi, amaze gutuma umuhanzi wamukorera agafungwa akajya muri gereza kubera ibyaha yari yakoze ubwe ku giti cye, byahise bituma yitatangira gukora izina rya Puff Daddy. Mbega uko yakoraga ibyaha akabona bitangiye kujya hanze, yahitaga atangira guhindura amazina kugira ngo batazajya bavuga ngo Puff Daddy ngo yakoze ibyaha, bahita batangira kwivugira P Diddy. Ubwo Puff Daddy ameze nk'aho amushyinguye, akamuva akagenda yita utuzina tugiye dutandukanye mu rwego rwo kugira ngo agende ajijisha abantu. Gusa ngo buri zina ryose yagiye ahindura P Diddy ryabaga rifite aho rihuriye n'ibikorwa bibi yakoze. Wumve ku gasobanefilms.com. Aka ngaka ni documentaire ya episode 4 irimo amavideo utazigera ubona ahandi, irimo ubuzima bw'ibanga P Diddy yari yarahishe, ibyaha bibi yakoze cyane biteye ubwoba, n'ubuzima bubi cyane bukwereka ishusho nyayo ya P Diddy tutari tuzi. Byose ayo mashusho n'amavideo y'ibanga n'amajwi y'ibanga n'abatanga buhamya n'abari bari mu rukiko n'ibindi byose 50 Cent kubera beef bafitanye cyangwa se no gushaka indonke, yagiye afata ibyo bintu byose arabifata, arabihuza, akoramo season ya episode 4 ayishyira hanze, ihita isohokera ku gasobanefilms.com. Nta kindi kintu kiri kuvuga ku isi yose, nta kindi kintu kiri kurebwa muri kano kanya ku isi yose. Ni seri ya nyayo cyangwa se yo kwita ngo ni documentaire yiswe ngo ni Sean Combs The Reckoning, isohowe na 50 Cent, agaragaza ibyaha byose n'ubuzima bubi cyane bw'umwijima bw'uyu mugabo uri muri gereza P Diddy. P Diddy amaze kubona ubwoba bwa mwisha, ari kuvuga ngo ibi bintu 50 Cent akoze ntabwo byemewe n'amategeko. People that are bad and people that are good. Atuhura n'abantu beza ugahura n'abantu babi mu bintu byose ubamo. Uyu ni ijwi rya Sean Combs Diddy. You have to choose your side. Ugomba guhita mu ruhande rwawe. Sean Combs The Reckoning mu masaha 2 gusa, 2 nayo ni menshi, iraza kuba yamaze kugera kuri ya website agasobanefilms.com. Ngira ngo mwabonye ikitwa arakera ajya gufunga ubuzima bwe bukarangira burundu n'uyu munsi, ibintu byose bakamubaninga. Mbega campaign yakorewe ni seri bamukozeho n'ubundi meze nka gutya, narayibakoreye mu mwaka wa 2020 bayita ngo ni Surviving R. Kelly. Mwarayibonye. Ubu noneho icyo gihe bivugwa ko buri wari uri inyuma iriya seri twabonye Surviving R. Kelly ari uyu mugabo bita ngo ni Jay-Z, bitewe n'ibibazo byabo. None iyi ngiyi nayisohotse bivugwa ko igiye gutuma ubuzima bw'uyu mugabo burangira burundu. Diddy ni seri yashoyemo amafaranga n'umuraperi mugenzi we bita 50 Cent. Nimba uzi ko udafite abonema ku gasobanefilms.com urasigaye. Narababwiye ngo banyita Kimomo, abanzi ntago bagira bati. Shyira muri comment ugura abonema. Uburyo bwo kugura abonema hasi bwose buriho, wigurira abonema yawe ni 7,000 ukwezi, ni 4,000 ku cyumweru. Tuhite tugufasha none habyihuse turya ubuzima.